uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Haleluya, haleluya bavandimwe, nongeye kubasuhuza muri iki gihe twibuka aniverisere ya Kizito. Indirimbo ze tuzajya tuzihoza ku biganiro byacu. Murabizi ko tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi niyo tariki Kizito yavutseho. Nanjye nkaba nezerewe kubabwira yuko nanjye niyo tariki y'amavuko yanjye. Rwose ni iby'agaciro kuba tuzaba turi kwibukwa ku munsi umwe. Uyu munsi rero ngiye kuvuga isengesho, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Nkunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riraryoha. Ijambo Imana yampaye ni ukugira ngo mbafashe mu rugendo rwanyu rugana mu ijuru. Iyi mesaje umuntu wese uzayumva akayishyira mu bikorwa, n'izindi mesaje nyine zizakurikiraho, kuko Imana yantegetse kuyizanira abana bayo bakagera mu ijuru bakinjirayo. Uzabyumva akiga agakura, nta kabuza twese tuzinjirana mu ijuru. Mu ijuru ni ahantu heza, kuharata navuga ngo birutwa no kuba utaravutse. Reka rero dusenge. Imana ishobora byose, ubwo tugiye kwinjira mu ijambo ryawe, nsabye ko umwuka wera, nsabye nawe Yesu Kristo ko mubana natwe. Tubahaye ikaze ku rubuga rwacu. Uru ni urubuga rwawe, uru ni urubuga aho ubushake bw'Imana, haleluya, ubushake bw'Imana buzakoreka. Mana, turagutaka, turakuvuga ibigwi. Wakoze ibikomeye no kuba turiho, abantu bandeba nabo bariho. Ni igitangaza kubera ko siritu mu gihugu cyacu benshi barishwe, bamwe bapfa amasaha 2 mbere yuko tubabonaho, abandi badupfira imbere bishwe bamerewe nabi, ariko twebwe uraturokora. Nuko rero ushimwe, kandi waturokoye ngo tugire ubuzima, ngo tugire ubugingo. Haleluya. Reka rero ntitube twararokotse kugira ngo tuzasigare inyuma, ntitwinjire mu ijuru, cyangwa se tuzagwe mu muriro utazima, kuko nawe urahari kandi benshi nabawujyamo. Uyu munsi rero ndagusabye ngo uze utwigishe. Uyu munsi Imana igiye kutwigisha. Hari abantu benshi muri mwebwe munyandikira mukavuga ngo pasiteri, dukunda inyigisho zawe. Mu by'ukuri ntabwo inyigisho nari nazinjiramo cyane, kuko nabanjije kujya ahantu nyine mu bitaro nko muri emergency, hahandi haba hari ibintu byihutirwa. Nibyo nahugiyemo, ariko ubusanzwe nkunda no kwigisha ijambo ry'Imana. Imana yarinyigishije imyaka n'imyaka, kandi buri munsi nsoma ijambo. Igituma twiga gutya, igituma Imana idushaka, ni ukugira ngo tuzabane nayo iteka ryose. Imana ishaka ko abantu bayo bazabana mu ijuru. Umuriro wari ugenizere ko muri kunyumva. Dore ikarita ugomba kugenderaho kugira ngo winjire mu ijuru.
Bibiliya yera, reka nere kwicurika. Bibiliya yera ni karita yawe, ni GPS yawe izakugeza mu ijuru. Iyo mfashe urugendo ngo ngiye muri New York, mfata GPS nkashyira mu modoka tukagenda. Umugabo wanjye we mbere yuko yizera na GPS burya aba ari kureba ikarita. GPS rero cyangwa ikarita uyirengagije uratakara, aho kugira ngo ujye New York ugasanga wageze Florida, ugasanga watakaye. Nyabuneka uzitonde, ntuzabe ufite GPS bivuge ngo ntuzabe uri wa mukristo utinjira mu ijuru kuko wabutakaye. Ubu ngubu tuvugana, Imana iragira ngo twibuke ijambo ryayo nk'uko ryanditswe mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Haravuga ngo dore gutegeka kwa kabiri, reka mbabwire chapitre kugira ngo nyine dusomane. Chapitre dusomane, atari gusomana ku minwa, dusomane Bibiliya hamwe. Amen. Ugutegeka kwa kabiri 30 umurongo wa 15 no kumanura kugeza hasi. Haravuga ngo ku murongo wa 15, dore uyu munsi ngushize imbere ubugingo n'ibyiza n'urupfu n'ibibi. Ni kimwe nuko Imana yabivuze ngo ngushyize imbere inzira ebyiri, inzira igana ku bugingo buhoraho n'inzira igana ku rupfu. Yewe aho wajya hose, iyo ubajije abantu ese ushaka kwinjira mu ijuru cyangwa ushaka kujya mu kuzimu, hafi ya bose barakubwira ngo mu ijuru. Ariko mu ijuru kuhajya ntabwo byoroshye, utagendeye kuri mapu ntabwo wagerayo. Dore mapu ni iyi ngiyi. Ntukajye ugendera muri bya bindi bigisha mu ishuri, ntukajye ugendera muri firingi zawe ngo umubiri wanjye, uyu n'umubiri wanjye reka ngukoresha icyo nshaka. Oya, ibyo ngibyo nubikora ahubwo ntabwo uzinjirayo. Ugomba kugendera ku mabwiriza ya mwarimu. Umwana ukiri mutoya w'imyaka 7, niba atumviye ababyeyi be bamubwiye bati dore hariya hari umuriro, uwo muriro atabumviye yawugwamo. Niba yambutse umuhanda atarebye ibice byombi ari wenyine, imodoka zamukubita. Nuko rero Imana yatubwira iti mbashyize inzira ebyiri imbere, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ariko murahitamo. Ikintu tugiye kwibandaho cyane ni ubutinganyi. Ubutinganyi aribyo bivuze ngo abantu basambana umugabo ku wundi cyangwa se umugore ku wundi, abantu baryamana bahuje ibitsina bakagira imibonano. Reka mbabwire, dukura iryo jambo ntabwo ryari ririho. Niba ryariho nta nubwo twari turizi. Kubera iki? Kubera ko twakuze ari papa na mama bashobora kuryamana. Ntabwo ari umupapa uryamana n'undi mupapa. None ndagira ngo nkubwire ngo umwuka w'Imana uri kutubwira mwitondere ibintu by'ibiza, ibintu by'ibyadukira, ibyo bintu bitahozeho, ibyo bintu bitari biriho, ariko uyu munsi ukajya kumva ikintu utaruzi ngo kiraje, abantu bakagihubukira bakanagihamya bakavuga ati iki kintu ni ikintu cyiza. Ngo nuko rero mwitondere ibyaha by'ibyadukira, mwitondere ibintu biza bikababwira ngo ni ubusirimu. None se wakuze papa wawe aryamana n'undi mupapa, cyangwa wakuze mama wawe ari we wenyine ubonana na papa wawe? None se iyo ababyeyi bawe, iyo Tom ajya gushaka Rudoviko bakaryamana, bari kukubyara? Uriho kubera yuko
Imana yahagurukije umugabo ikamushakira umugore bakabana. Ubwo nibwo iyo niyo relationship, iyo niyo mibano Imana yageneye hano ku isi ikiremwa muntu. Imana ntabwo yaremye ngo Tom ajye kuryamana na Rudoviko. Imana ntabwo yaremye Mariya na Marigarita ngo bajye kuryamana, ngo bajye gusezerana. Ibyo ntabwo ari ubushake bw'Imana. Hari uri kuvuga ati ariko se pasiteri ibyo ngibyo uri kubikurahe? None se wowe wari wabona inka y'ikimasa ijya kuryamana n'ikindi kimasa? Wari wabona isake ijya gushaka indi sake ngo bagire imibonano? Umuhanuzi marayika wo mu giti arahanura, aravuga ngo mu minsi ya nyuma, ariyo minsi twinjiyemo, ngo ubwenge bwa muntu ubwenge buzakurwa mu bantu. Satani afite imigambi yo gukura ubwenge mu bantu. Nyabuneka ubwenge bwawe ubukomereho, ntihagire ugutwara ubwenge. Uzagutwara ubwenge aza gutwara n'umutima, nagutwara n'umutima aza kujyana no mu muriro utazima. Kujya mu ijuru, ntabwo umukristo ntabwo ari uwinjira mu ijuru. Ushobora kuba umukristo ukarangira hehe? Ikuzimu. N'ubundi nibyo biba kenshi cyane, abakristo benshi ntabwo binjira mu ijuru. Mumbabarire, ntabwo nzababwira ibinyoma, nzababwira ukuri Imana iri kumbwira, kuko n'umunigisha mba ndikumva ijwi ryayo. Ni ukuvuga ngo rinda ubwenge bwawe. Amashuri y'i Burayi, amashuri y'ubu ngubu ni amashuri ari gukora brain washing, akagukura ku muco wari umuco mwiza, akagukura ku mategeko Imana yategetse. Ni ngombwa buri muntu wese yisomera iki gitabo. Nigisha abana banyu kugisoma. Umwana wanjye aragisoma buri munsi nibuze chapitre 5, mama arasoma chapitre nibuze 10 akanarenza. Kandi nuko twese tubigenza abari mu rugendo rugana mu ijuru. Ubwo marayika wo mu giti aravuga ati ubwenge buzakurwa mu bantu. Ati bafite imigambi yo gusiba ubwenge, kandi byaratangiye. Nukuri byaratangiye. Bari guforomata ubwenge bwanyu, babigisha ibintu bibi. Haleluya. Ngo mu minsi ya nyuma, mu minsi igiye kuza, ndetse igishwi cyangwa se inshishi cyangwa se intozi bizagira ubwenge kurusha ikiremwa muntu. Ibyo ntibibabaje? Kandi naho ngaho turi, wari wabona isake ijya kuryamana n'indi sake? Wari wabona inka yakwema inda iri kuvuga ngo uyu ni umubiri wanjye, ngewe inka ntabwo nyishaka? Wari wabona ihene igenda ikajya gufata imiti ikarya ibintu bibi kugira ngo ihene itwisemo imbere, ihuruduke ive mu nda yayo igihe kitageze? None se twebwe ko ari byo turi gukora? Turi kwigisha abantu gukura amamada, turi kwigisha abantu gukora ubutinganyi. Noneho twabikuye hehe? Ntabwo twabikuye ku Mana, ntabwo twabikuye kuri papa na mama, twabikuye ku mico y'ibyadukira. Kandi iyo ni imico ituruka ikuzimu yo kurimbura. Bene data, nimuntege amatwi mbabwire, nabonye ijuru, nabonye n'ikuzimu. Nasomye igitabo, ndagisoma imyaka myinshi, imyaka irenze 25. Nsoma iki gitabo nkiga, Imana hari byinshi yanyigishije nshaka gusangira nawe.
wibuke ko biranditswe mu gitabo cya Matayo, biranditswe muri Matayo 7. Biranditswe ko ari inzira imeze gute? Inzira igana mu ijuru ni inzira ifunganye. Inzira ifunganye. Ijambo rero ry'Imana rikatubwira ngo abenshi nabinjira muri ya nzira ngari aho kwinjira mu nzira ifunganye. Nyamara Matayo 7:13 kugeza kuri 14 haratubwira ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bakeya. Nuko rero bene data, muce mu nzira ifunganye, mwere guca mu nzira yo mu isi, mwere kwibwira ibintu ngo ngewe nuko mbyumva. Ugomba kumva gutya. Ahangaha ni isoko y'imyiyumvire yacu. Ahangaha ni isoko y'imyiyumvire y'abashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Abantu benshi ni abarimbuka. Nk'urugero wenda, kandi urwo ni urugero ruciriritse, ushobora kubona abantu 100, muri bo ari umwe gusa uzabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ndabona abantu hano baje gutongana. Haleluya. Ibyo ni byiza cyane, kubera yuko nyine Satani aba yarakaye. Ntabwo turi abantu bo gushimisha Satani, turashimisha Imana rurema. Imana yaturemye niyo dushimisha, niyo duhagurukiye gushimisha. Ntabwo duhagurukiye gushimisha Satani. Nujya ukora ikintu ukarwanya, ujye unezerwa, wishime, kubera yuko mu gihe Satani arakaye, Imana iba inezerewe. Ni ukuvuga ngo rero ibintu byo gutinganya were kwihutira kubyakira. Ndakubwira nk'umupasiteri uri umaze imyaka isaga 20, ari amadayimoni abase abatinganyi. Ni amadayimoni akomeye. Ndakubwira icyo Bibiliya bivugaho, ndakubwira experience nagiye mbona. Ni ukuri ndakubwira. Ijambo ry'Imana rivuga iki ku butinganyi? Mu gitabo cya Abalewi, Imana iri gutanga amategeko yaha Mose. Abalewi 8. Abalewi 8, 22 na 23. Haravuga ngo Abalewi 18 amasore. Haravuga ngo, ukoreshe Bibiliya y'Abaporoso, haravuga ngo ntugatinge abagabo ni ikizira, ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose ngo ukiyandurishe, kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo ngo aryamane naryo. Ibyo ni ukuvanga ibidahuye, kuvanga ibidahuye. Imana iri kukwigisha nk'umubyeyi wawe, iri kukubwira iti mwana wanjye, dore inzira igana iwanjye, ntuzakora iki ngiki. Iduha amategeko 10
iratubwira ngo ntuzice, ntuzibe, ntuzabeshye, ntuzasambane n'ibindi n'ibindi. Ayo mategeko y'Imana wayasoma mu gitabo cyo Kuva 20. Imana yakomeje gutanga amategeko ikoresheje umukozi wayo Mose. Ubwo rero nk'uko nabikubwiye iravuga iti ntimugatingane. Nabisomeye muri Bibiliya yera, reka turebe uko Bibiliya yindi nayo y'Abagatolika ibivuga. 22 ngo ntukaryamane n'umugabo mugenzi wawe kuko kizira. Umugabo n'umugabo ntibakaryamane. Noneho wagera ku Balewi 20, Imana irongera ikabitubwiraho 20:13 ngo umuntu naryamana n'umukazana we bazaba bakoze ibidakwiye, bombi bazicwe, nibo bazaba barwihamagariwe. Ngo umugabo naryamana n'undi mugabo bazaba bakoze ikizira, bombi bazicwe, nibo bazaba barwihamagariwe. Imana ikutubwira ingaruka iyo abagabo baryamanye n'abagabo, abakobwa bakaryamana n'abakobwa. Imana ishimwe kuko Yesu Kristo yaje. Ibi ngibi byari mu isezerano rya kera, bitavuze ko byakuweho, ahubwo isezerano rishya ryaraje rirabyuzuza muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi niba umugabo aryamanye n'umugabo ntabwo bicwa ku mubiri, ariko urupfu ruhita rwinjira mu buryo bwo mu mwuka. Niyo mpamvu hano mu Balewi 20 haravuga ngo bazicwe, ngo bazicwe. Kera barabafataga bakabica, ariko ubu ngubu turi muri demokarasi, ubu ngubu turi mu gihe cy'ubuntu bw'Imana, kuko Yesu yapfiriye buri muntu wese umwemera. Icyo gihe uko bigenda, iyo umuntu akoze icyaha ntabwo ahita yicwa, ahubwo ubugingo bwe butangira gupfa, atangira gupfa mu buryo bwo mu mwuka. Mu gitabo cy'Abakorinto batubwira kategori z'ibyaha bituma abantu bajya hehe, abantu ngo barimbuka. Abakorinto 6:9-11 baratubwira ibyaha 10 bibujije abantu benshi kwinjira mu ijuru. Ntabwo ari uko Imana ari Imana mbi, ahubwo ni Imana yera, ni Imana igendera ku mategeko, ni Imana y'ubutabera, ni Imana nziza. Ni ukuvuga ngo niyo yaba inkunda gute, iraza nk'umujije igatanga ubutabera bukwiriye. Icyaha kizana urupfu. Niyo mpamvu Imana ikora ibishoboka byose ikatubwira ngo mwirinde icyaha. Ntukajye ugendera muri understanding yawe uvuge ngo Imana izumva, ngo urabizi ko ngo uyu ni umubiri wanjye. Oya, ibyo ngibyo ntabwo Imana ibyemera. None se wa wundi ufata umuhoro akajya gutema umuntu akamwica, ntabakoze icyaha kizamurimbura? None se uwo muntu yaza akabwira Imana ngo urabizi ngo narishe, ngo ariko ngo bwari uburenganzira bwanjye. Ikibazo iyo ukuyemo inda ni umubiri wawe, ni uburenganzira bwawe, ariko ikibazo nuko hari abantu babiri, turi kuvuga abantu babiri, wa mwana ukurimo nawe wowe. None uwo mwana ajye kwicwa kubera yuko adafite ijwi. None uwo mwana ajye kwicwa ngo nuko akiri umubebe w'ibyumweru 6, ibyumweru 12. Mana, muri aka kanya reka dusenge bene data. Muri aka kanya ndasenze ngo utange gusobanukirwa. Ndagusabye Mana ngo abatureba, abari hafi
n'abari kure, ndagusabye ngo utange gusobanukirwa, utange wisdom, uduhe wisdom, uduhe ubwenge. Tugiye gufata akaruhuko k'umunota umwe, dusabe Imana iduhe wisdom. Imana itubere wisdom, iduhe ubwenge, iduhe gusobanukirwa, iduhe ubumenyi. Kandi hahandi Satani yaje akadutwara ubwenge, hahandi Satani yaje akatwigisha ibinyoma, bene data reka tube abantu bicisha bugufi. Ikinyoma cyose Imana itweretse twemera tujye tukirekura nta mananiza. Mana, suka umwuka wawe, suka imbaraga zawe, kumvise iyi mesaje bwa mbere, hanyuma ubereke ukuri, ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Ndagusabiye ngo ubaturwe ikinyoma cyose twigishijwe, baba barimu bacu, baba abapasiteri bacu, abapadiri bacu, haba ku ishuri, haba mu bitabo. Ikinyoma cyose Mana twemeye, cyerekane, twereke ibinyoma twemera. Ibyo binyoma nta kindi biba bituzaniye uretse kuturimbura. Dufashe Mana. Komeza usenge, komeza usenge. Mu Bakorinto, ijambo ry'Imana ritwereka urwego rw'abantu ngo badashobora kuragwa ubwami bw'Imana. Ndagira ngo mbabwire, iyo Imana ivuze ibumbuye umunwa ntabwo ibikina. Umuntu uzi ubwenge arihutira gushimisha Imana. Gushimisha Imana nta kindi uretse kuyumvira. Niba hari ikintu Imana ishaka kugira, niba hari ikintu mu myaka yose nize ndi ku birenge by'Imana, niba hari ikintu nakubwira ngo uzagire, ni obedience, kumvira Imana. Ijambo ryayo waribona, we ntukore arguments, ahubwo ukihutira kuryumvira. Uko niko kujya mu ijuru, uko niko kuguma mu nzira y'ukuri. Haravuga ngo Abanyakorinto ba mbere umutwe wa 6:9 ngo mbese ntimuzi yuko abarenganya abandi batazabona umunani mu bwami bw'Imana. Ngo nimukibeshye, inkozi z'ibibi n'abasenga ibigirwamana, abasambanyi b'ingaragu,
cyangwa abubatse n'abasambana bahuje ibitsina. Wabyumvise ngo abasambana bahuje ibitsina, abasambana umugabo ku wundi, abasambana umugore ku wundi, ngo abajura n'abanyamururumba n'abasinzi n'abatukana n'ibisambo, ngo abo bose nta munani bazagira mu bwami bw'Imana. Ibi si njyewe wabyanditse, ahubwo ibi ni ijambo ry'Imana. Reka turyakire tuvuga ngo amen. Ndanabasomera muri Bibiliya y'Abaporoso, Abakorinto ba mbere 6:7. Reka nako duhere ku murongo wa 9. Ngo nimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Ngo ntimwishuke, ntimwihende, abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana. Ibitingwa, Mariya akajya kuryamana na Margarita, Matayo akajya kuryamana na Mariko. Ngo ibyo ngibyo, ngo bene data, ngo abakora nk'ibyo ntibazaraga ubwami bw'Imana. Ngo cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. We ntukajya ugendera ku by'abandi, ujye ugenda ku ijambo uko ryanditswe n'Imana. Muri iri jambo dusomye haratubwira kategori z'abantu, ibyaha 10 bibujije abantu benshi kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana iradukunda twese, n'abandi bari mu muriro irabakunda, ariko si kuki bajya mu muriro. Urugero naguha ni nk'uko ushobora kuba ufite inshuti ikora muri kampani y'indege. Noneho rero muri iyo kampani y'indege iyo nshuti ikabigukunda, ariko kugira ngo ubone tike nubwo igukunda ugomba kuriha amafaranga. Hari ibisabwa kugira ngo winjire mu ndege, hari ibisabwa kugira ngo winjire mu ijuru. Ibyo rero iyo utabyujuje, nubwo waba ufite ibisobanuro, nubwo Imana yaba igukunda, musore, ntabwo byakunda. Na wa wundi ukora ku kibuga cy'indege aragukunda rwose, ariko udafite tike ntushobora kwinjira. Muhitemo rero inzira ifunganye. Muri iki gihe tugezemo, abantu bari kwigisha ibyo bishakiye, abantu bari kuvuga bati oya, reka, uyu nguyu ni umuturanyi wanjye, uyu ni umuntu nkunda cyane, nimumureke akora ibyo yishakiye. Yego uramukunda, ashobora no kuba ari n'umwana wawe, ariko ijambo ry'Imana ntirihinduka. Nimwigishe ijambo ry'Imana, nimurikunde, kuko ijambo ry'Imana ni ubugingo. Nk'uko nabibabwiye, mureba natire, reba ibyaremwe n'isi. Koko inyamaswa ziturushe ubwenge. Ubu se ko nta nyamaswa y'ingabo iryamana n'indi y'ingabo, ko nta nyamaswa y'ingore ijya kuryamana n'ingore, kuki twebwe abantu tudashobora kwibaza ariko ibintu turi gukora ni ibiki? Kuki se utabibonye uri umwana uri gukura? Kuki utari warabibonye? Imana iratubwira ngo ibyo byaha n'imico y'ibyadukira nimwitondere ibintu byose bibajyana mu kurarikira, mu kwifuza. Turi hafi kurangiza, ariko nagira ngo mbabwire, ese wari uzi yuko ibi byaha byo gutingana ari byo byatumye Imana iza igasenya Sodoma na Gomora? Ugenda uhasome, mu Itangiriro biranditse. Korote yasubiye inyuma, agiye areba abantu bashakaga kumwinjirana mu nzu, asanga
hari abantu b'abagabo bamubwira bati twabonye abagabo baza iwawe, abagabo beza cyane, abagabo bafite isura nziza cyane, bameze nk'abamarayika. Ati abo bagabo bari he? Turabashaka kugira ngo dusambane nabo, turyamane nabo. Imana icyo ngiki gishyira muri Bibiliya ngo tumenye icyatumye isenya Sodoma na Gomora. Icyaha cy'ubutinganyi ni icyaha kiri kugenda gikura cyane. Reka nkubaze, ese ufashe umwana w'imyaka 10 ukamwereka pornography, ntatangira kumva yagira imibonano gitsina? Niyo wayereka umwana w'imyaka 5 yabishaka. Hanyuma rero iriya virusi y'ubutinganyi ni virusi mbi cyane kurusha izindi virusi zose. Wari uzi yuko Imana ivuga ngo ibyaha biratandukanye, ngo ariko icyaha cy'ubutinganyi, icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gikorerwa mu mubiri wawe, umubiri ku wundi. Nuko rero Imana ikatubwira ngo abakora ibyo byaha ntabwo bazinjira mu bwami bw'Imana. Njyewe ndababwira ibyo nabonye. Hari abantu benshi b'abatinganyi baza muri minisiteri zacu dusengana, baza barira bavuga bati pasiteri, ese ushobora kudukorera terapi? Ese ushobora kudusengera? Ntise bimeze gute? Bati twanze kumvira ababyeyi bacu, cyangwa twagiye twibona mu ishuri twicaranye nabo, dutangira gukururana nabo, batwereka ibintu, batwereka ubundi bwenge bushya. Mbere yuko dukanguka ya madayimoni yabo yarabinjiyemo. Ni amadayimoni. Abo rero iyo baje tukabasengera, amadayimoni avamo akanabitwibwira rwose. Ariko ndagira ngo mbabwire ko amadayimoni y'ubutinganyi ni amadayimoni akomeye, ku buryo iteka ryose agusigamo ubumuga. Donko igituma Imana yanga kiriya cyaha nuko ni icyaha cyiza gihindura DNA yawe. Ni icyaha cyiza kikafegitinga ubwonko bwawe. Ni icyaha cyiza niyo uvutse bwa kabiri ugomba kurwana intambara yo mu bitekerezo, intambara yo muri mind buri munsi. Iyo daimoni yinjiye niyo havuye ihasiga ibikomere kugeza uramutse utashye. Yesu yarabimbwiye, arambwira ati uzababwire ngo it's a battle for life. Ni intambara uzarwana ubuzima bwawe bwose. Ubwo rero ni virusi mbi, ni virusi mbi. Imana itwereka ijuru. Imana ni seriye cyane, nta muntu ushaka kwinjiramo afite buriya butinganyi. Ugomba kwihana. Imana ikunda abatinganyi, kandi abatinganyi ni abantu b'agaciro, ni abantu bakomeye, ni abantu bafite talenti, ni abantu bafite ubwenge cyane. Abo ngabo rero Satani yaje ariba kugira ngo bazabure ubwami bw'ijuru, kuko Imana yatweretse ko nta mutinganyi, yabitweretse mu ijambo ryayo, nta mutinganyi n'umwe utihanye ushaka kwinjira mu ijuru. Wowe ntukagendere ngo none se ko ari abantu beza, none se ni hariho abantu beza bagenda bakajya kuri aeroporo bavuga bati twinjiye muri iyi ndege. Oya, aye musore, ugomba kuba ufite tike. Herega n'abantu beza bajya mu muriro, herega n'abantu beza barakongoka, bararimbuka. Ubwo rero ikintu cyiza ni ukugendera kuri ya GPS nababwiye. Ubwo rero bakaza tukabasengera, bakakira agakiza. Amadayimoni yiruka ari no kuvuza induru, akavuga ati pasiteri turakwanga kubera ko watuvumbuye. Abantu akabavamo bakaba bazima. Wari umugabo yarigize umugore agasubira kuba umugabo, ku buryo ngubu hariho n'abashatse ibintu rwose bimeze neza. Ariko ya ntambara nababwiye ihoraho. Bagomba guhora ku mavi basenga, biyeza, kandi babwira Imana iti twuzuze ibitekerezo byiza.
ubwo rero imana yaje kutubwira iti nimwumve ibyanditswe, nimugenderere ku byanditswe. Imico y'Imana ntabwo ari imico mwigishwa n'amashuri. Imico y'Imana ntabwo ari imico muzigishwa n'abadakunda Imana. Imico y'Imana muyigishwa n'ijambo ryayo. Uyu munsi rero ijambo nari kwigishije. Wirinde ibyaha by'ibyadukira, wirinde ibyaha by'ibyadukira. Ijambo ry'Imana riravuga muri Luka 17 ngo mu gihe Yesu azaba ari hafi kuza, ngo bizaba ngo bimeze ngo nka ya minsi yo mu gihe cya Loti. Iyo minsi yo mu gihe cya Loti se ni iyihe? Tuzayivugaho ejo cyangwa undi munsi. Ni iminsi abagabo bazaba bashakana n'abagabo, abagore bashakana n'abagore. Ngo mu gihe cyo kugaruka k'umwana ngo wa muntu. Ese wari uzi yuko ubutinganyi aribyo byatumye Imana igenda igafata igihugu cyose cya Sodoma na Gomora irahasenya ku buryo nta muntu n'umwe warokotse? Umuntu warokotse ni Loti n'abakobwa be n'umugore wari ku mugore nawe. Ageze ku gasozi Imana yavuze ngo ntagire n'umuntu ureba inyuma. Arebye inyuma aba ikimanyu cy'umunyu. Bivuze ngo yakundaga ibyahaberaga. Ashobora kuba atarabikoraga ariko abishyigikiye. Ashobora kuba atarabikoraga ariko ashyigikira ababikora. Ubwo rero Imana ikatubwira ngo ntimwifuze ibyo muri Sodoma na Gomora, imico yaho ntimukayishyigikire, mwigisha abana umuco wo mu ijuru. Ubwo rero Imana iraza iraharimbura. No mu gihe cy'iminsi ya nyuma turimo, Imana iravuze ngo mu gihe cy'iminsi ya nyuma ngo kizaba ngo ari ya minsi ya Loti. Iminsi y'ubutinganyi byatumye Imana izigasenya. Ngo iminsi ya nyuma ngo izaba ngo imeze ngo nka ya minsi ngo yo mu gihe cya Nowa. Wari uzi ko igituma umwuzure waje ku isi ari ibyaha by'ubusambanyi ndengakamere abantu bari barimo? Byanashoboka ko n'ubutinganyi bwari burimo. Imana rero iradusobanurira iti ntabwo bihwitse ko umugabo n'umugabo baryamana, umugore n'umugore baryamana. Ni kimwe n'uko abamarayika ntabwo bashyingirana. Abamarayika ikintu cy'ubwoko bumwe, ni nk'imbuto imwe, ntabwo bihura. Imana rero iragena umugabo n'umugore. Iyo niyo mariage Imana yemera, ibindi ntabwo ibyemera. Niyo bishop yawe azagusezeranya, niyo padiri wawe azagusezeranya agasezeranya umugore n'umugore, ibyo ngibyo ntacyo bivuze imbere y'Imana. Kandi burya barya abantu binjiye muri biriya bitekerezo buri gihe bahorana intambara mu mutima, kuko umwuka w'Imana ubarimo, Imana ihora ibabwira iti kandi ibintu uzabizira, kandi ibintu bizakujyana muri Gehenomu. Ubwo rero abantu bafite iriya mico ni abantu bahora mu bibazo, imbere nta mahoro. Ubimbaze njyewe ndi pasiteri, mpora mbakora counseling, kandi Imana ibakunda kubi, iraza ikabakiza, ikabibakuramo, ikabaha amahoro. Nizere yuko uyu munsi hari icyo twize. Ubwo rero tugiye gusoza dusenga ngo Imana ikore. Reka twicishe bugufi imbere y'Imana.
Mana turasenze ngo ijambo ryawe nirize ribyare imbuto ku bantu bose bakumvise uyu munsi. Mana turasenze ngo ijwi ryawe rihindure imyumvire y'abana bawe, abo witoreye wiremewe kandi ukabaraga agakiza. Mana turasabye ngo umuntu wese watanye intama yose yazimiye uyigarure mu rugo. Reka abantu bawe bumve urukundo ubafitiye kandi bumve yuko atari ibicibwa. Nibaze bakugarukire, urabakira n'amaboko yombi. Reka abantu bawe bumve urukundo rwawe, reka abantu bumve ubwiza bwawe, reka ijambo ryawe riduhinduye. Nsabiye abantu bose bafite kwibaza, nsabiye abantu bafite ibibazo, nsabiye abantu bose bari kumva inyigisho ariko babyinjiyemo kandi bakaba bashaka kubisohokamo. Mana ngo wowe ku bwawe no ku mbaraga zawe wiyizire ubibakuremo, kuko uri Imana ishobora byose, uri Imana itabara, nta kintu na kimwe udashobora gukora. Ngaho rero ngwino usura ubwoko bwawe, uvugane n'ubwoko bwawe. Ku bashaka kwegera Imana nta bundi buryo, nta yindi nzira, ni ukwihana. Were gusigara inyuma. Ibuka rya jambo Imana yatubwiye ngo nsize imbere yawe inzira ebyiri, urupfu n'ubugingo. Ngwino hitamo ubugingo. Reka ure gusigara inyuma y'amarembo y'ijuru. Imana ikugire neza, tuzasubira.